Murakoze cyane. Haleluya. Dushimiye Imana tubashishije kuboneka mu nzu yayo. Ibi rero nibwo butwari mujya mwumva abantu bazahemberwa. Ubutwari ni ugukora ibyananiranye, ni ukuboneka aho bigoye kugera, kandi mu ijuru hari ingororano zacu tuzahabwa. Ubu none icyo umuntu yacungana nacyo ni ukutagwa isari utarasarura. Muzakomeze mwange isi n'ibyaha bikorerwamo, turebe ko Yesu yazaduhembera bene uyu muhati tuba tugize. Rwose ubu aya yari amasaha umuntu yicariwe, imigoroba hafi ya yose aba ari amasaha yo kwicara iwawe ukaruhuka, ukaba hamwe n'umuryango. Noneho muri iyi mvura ho ni ibindi. Ubu ngubu abantu bari buhindure ibyo bari guteka, bateke ubugari ngo ubwo bushobokana n'imbeho, sinzi ukuntu nta nubwo ari kuri mu buryo buri digestion cyangwa digestif ashwe, ni ukumva gusa ngo ubwo bushobokana n'imbeho. Ariko gusiga ibyo byose tukaza hano ni ukumenya ikiruta ibindi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyumweru gishize nari ndi Nyamagabe muri paruwasi ya Murambi, ndavuga icyabanjirije cyashize ejo itariki 21, 22 na 23. Hanyuma iki twasoje ejo nkerangije nigisha inyigisho hari Nyarugenge muri Ranshawa, kandi bampaye intashyo ngo nzazihabera abera turi kumwe uyu mugoroba, ndazibahaye mu izina rya Yesu. Somere ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka ibice 11, ngere ku murongo wa mbere ngere ku murongo wa 10. Luka ibice 11 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10. Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, Databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshye. Arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo ngizimanira. Uwo mu nzu akamusubiza ati, windushya, namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko, sinshoboye kubyuka ngo nyigushye. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko mutitirije biramubyutsa muha ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira ntimusabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Yesu yagiraga ingero nziza cyane, nziza cyane. Aya magambo icyambere ngiye guheraho ni intego nkuru y'amasengesho yose uko angana yo gukurira muri Kristo Yesu. Ariko mukaba mwarashimye ko iyi minsi ibanza y'iyo minsi yose muhera kuri iki kintu mwakoze ni cyiza cyane, kuko umuntu yahita abonamo ko mwibajije ngo
turenda gukuza ndi. Uwo muntu twenda gukuza ubundi ninde ubwo? Turenda gukuza nde? Icya kabiri, turenda gukuza iki? Ko dukuza se ubundi ariho yabanje kubaho kwanza, hanyuma se turamukuza tumukurishije iki? Ni iki kiri bumukuze? Ubundi amasengesho, gusenga, babyita ko ariko kugabuza k'umwana. Murabizi ko umwana kuva avuka ikintu akoresha agaragaza ko ashonje ni ukurira. Amasengesho y'umukristo rero ni ikimenyetso cy'uko hari ibintu akeneye ku Mana, ni ikimenyetso cy'uko ashaka Imana. Iyo umukristo asenga aba arimo agabuza, burya aba arimo agabuza. Haleluya! Niyo mpamvu kuba duhereye kuri iki birahita bitwizeza yuko gahunda twihaye ko imbere y'Imana yo gukura bizajya kurangira abantu bageze ahantu hashimishije, kuko duhereye ku gikomeye, duhereye ku cy'ingenzi mu izina rya Yesu. Muri uku gusenga rero, ijambo nabonye muri rya mbere mu mirongo ibanza ngo nuko ari umuntu umwe wamwegereye. Namwe mwabibonye, ari ahantu hamwe asenga. Mu cyongereza mubyita ngo ni Samuel. Yari ahantu hamwe asenga, ntago bavuze ngo bari ahantu hamwe basenga. We yari ahantu hamwe asenga. Arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati, umwe mu bigishwa be. Icya mbere nibajije, Yesu yarimo asengana nabo. Icya kabiri, niba yarimo asengana nabo kuki abisabwe n'umwe? Icya gatatu, uyu muntu umusabye ngo nabigishe gusenga buriya bitewe n'iki? Bishoboke ko ari umuntu wakurikiranye uko Yesu asenga. Haleluya! Aramwumva uko Yesu asenga, aramwumva mu buryo bw'indorerezi mbyite gutyo. Ntabwo mva iruhande rw'uyu mugabo akirimo asenga, kuko amagambo ari mu gusengesha araryoshye. Kamaze mukurikire neza mwumve, nindangiza ngira icyo mwisabira. Mwigisha, tubabarira utwigishe gusenga. Ni ukuvuga ngo nubwo ari umwe ariko afite abandi bantu bisabiye, swati basengana ku rusengero nk'aha, ubye basengana muri groupe, nabyo bibaho. Ariko akaba akurikiye asanga rwose yaba hasengera yaba bo basengana, uyu munsi yumvise iby'imisengere idasanzwe ya Yesu. Amen. Haleluya! Yumvise iby'imisengere idasanzwe ya Yesu. Ati twigishe gusenga. Mwami Yesu, twigishe gusenga. Nagukurikiye uko watangiye, ndagukurikira. Numva kugenda uforumira amagambo yose ukoresha usenga. Ndakumva, ndeba umwifato, ndeba numva langaje ukoresha. Numva nge nabo dusengana ukwiriye kutwigisha gusenga. Twigisha gusenga rwose. Ariko nanone ndongera ndibaza, none se ukuntu Yesu abigishije gusenga, ubu duhita twemeza ko ariko yari yasenze? Ubu Yesu yari yavuze ngo Data wa twese mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, tugende ibyo kujya gukwiriye by'uyu munsi. Ubiri iri sengesho abigishije, tuvuze ukuri twemeze ko ariko nawe yari yasenze? No. Nashwe. Yesu uko yavuganaga na se inshuro nyinshi, naha muri Yohana umushumba amaze kubabwira,
inshuro nyinshi Yesu yavuganaga na se mu masengesho, babaga bavugana ibintu bikubiye mu ngingo eshatu: ibuka uko naje data, cya kabiri ibuka misiyo wampaye inaha, cya gatatu nkakuzayirangiza neza. Ibyo ntabwo Yesu wavuga ngo nakwigisha gusenga ahita akwigisha nkaho wavuye mu ijuru nawe, ahubwo ahita avuga ati hera ko ibintu by'iwacu mu ijuru byose byaza hano, hera kuri icyo. Data wa twese, izina ryawe ryubaha, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka ibiwanyu iyo ngiyo biba nina. Uramwumva Yesu? Aha yagira ngo ubwami bw'Imana nibuza muri twebwe hari byinshi biri busubizwe. Buriya hari ibintu byinshi byirangiza iyo ubwami bw'Imana bwaje. Haleluya! Hari ibintu byinshi byikemura hari ibintu byirangiza byibwiriza. Iyo ubwami bw'Imana buje hari ibintu byibwiriza bikaba mu nzira. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze, izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze, kandi ibyo ushaka bibeho. Arongera ati kandi ikindi, mujye mwibuka no gusaba ibyo kurya byanyu by'uyu munsi uko bukeye. Bakristo nshuti zanjye, iki cyo ntabwo ndi buvuge ngo mwongere mu gisengere gusa mumenye ko kigoye. Uku mwicaye aha, baba abagore bahari, baba abagabo duhari, babe n'aba bana bicaye aha b'abakobwa, ko ni inkumi ndimo ndabona, nta muntu kugeza ubu wicaye aha, nubwo nabamanikisha amaboko, nubwo ntari bubikore, nta muntu unejejwe nuko mu rugo haboneka ibyo kurya by'uyu munsi gusa. Mwese murashaka ka stock, mwese murashaka stock, ku buryo ahubwo ugiye kureba usanga abantu babayeho gutyo, babayeho mu kubona iby'uwo munsi. Tubagirira imbabazi we, tubagirira impuhwe, tubona ari miserable, vraiment pauvre miserable, ntabwo gufashwa aho isaha igeze aha ngaha nibwo arimo kurwana no kubona icyo yaha abana. Amavuta ni agakoroboyi, inyanya ni 3, ubunyobwa ni ikoroboyi, akunyu ni ku kiyiko. Donc abo bantu batungwa n'ibishira, ugiye kureba ubona aribo bajya mu ijuru cyane kuturusha. Mu nyumve neza ngaho, buretse kumbwira ko batari bakizwa, buretse kumbwira ko batari bakizwa, kuko mu magambo Yesu yavuze ateye ubwoba harimo ko abakijijwe ndetse babyiyizeho ko babirambyemo bashobora kutajyayo. Mu ijuru hakajyamo indaya n'abasambanyi tutatekereza ko bajyayo. Niko yavuze ati uko benshi muri bari imbere bazaba n'ab'inyuma. None ikintu cyobaje ni uko twebwe tumenyereye gukora stock, gatebo k'inyanya, base y'imiteja, yino ryina ya karoti, tugasuka ahantu muri frigo zikaba 2 cyangwa zikaba 3, rusake bikira ku kiziriko, n'indi iri muri frigo iri mu gihano, umuceri hariya wa Thailand, kawunga iri ku ruhande, ibintu byose bikaba ari byinshi. Nicyo kiduha amahoro, ariko namaze kubona ko kigenda kizamura imibare ku buryo iyo umwe muri bo abanda gufungusha, mumubwira nta n'indebya nta n'isoni, uti sorry mama, sorry, ntacyo nkumarira cyane kubera ko ibyo mfite mu by'ukuri ni ibintu utungana nabyo, bude ko byazarangiza ukwezi, mbabara vraiment kugira ngo nakumvira ubusa, reka nze nkurebere niba agakombe kagaceriye, ariko mu by'ukuri ibyo mfite biracungana n'iki mu kwezi. Nuko dusubiza kenshi, wabambariza ngo abambarize ngo
muntu ufite ibintu utungana nabyo ku kwezi kose, urumva ko wowe deja ukwezi kose wagusinyiye kontra yo kuburina. Ni ukuvuga ko wowe n'isi muramarana ukwezi nyine, n'imiceri yaho n'ibitunguru byaho n'inyanya zaho mwihaye ukwezi we n'inyanya zaho. Icyo nicyo Yesu atashakaga. Yagira ngo mubajya mu ijuru nibamara gusaba ko ubwami buza, amina, banasabe kubaho d'une façon quotidienne, by'uyu munsi, mu buryo bw'uyu munsi, imyambaro n'uyu munsi, nuko navuye mu rugo nza. Sukuko imbere y'ipantaro nta yindi irimo, imbere y'ishati nta yindi shati irimo, imbere y'ikoti nta rindi nageretseho. Uku naje nuko nguko, kandi si uko ariyo mfite yonyine, ahubwo nambaye y'uyu munsi. Mwabyanga mwabyemera rero, buriya turaba uyu munsi, turaba none. Agasitoke mwatangiye mugira ngo kadufasha gukora ibindi. Mu rugo hari agasitoke k'ibiryo kadufasha gukora ibindi, kadufasha gukinga kandi urimo kuzamura ikinyinya, kadufasha ko umuntu yakongera agashinguzamo akabanza ku ruyenzi. Agasitoke kadufasha sitoke mbese ifasha umugabo kubara imibare mu rugo y'ibindi. Ariko nimugenzura musanga byose tubara nyine ni ibigaragaza ko dufite igihe kirekire inaha. Ariko rwose pe turaba uyu munsi, turaba none. Bibiri tugeranye n'abantu ngo n'igicungo gitanguruka, uburabyo burabyo mu gitondo, ku mugoroba bugahunguka. Turaba uyu munsi neza ni. Ni ikintu cya kabiri nababwiye gusengera, gusaba ibyo kurya uyu munsi. Cya gatatu, mujye muvuga ngo data tubabarira ibyaha byacu, duharira imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abayidufitiye. Hari ahandi yabivuze mu bundi buryo ngo nimutababarira abandi ibyaha byabo, namwe so mu ijuru ntazabababarira. Hariho amagambo Yesu yavuze njya mbona hari tutayahagararamo uko ari, ariko tukabaterwa n'iki no kwiyorohereza twebwe, atari ko tutayazi, ahubwo ntituyahagararemo uko ari. Koko iyo ndi imbere ya Yesu y'Imana nibwira ngo mbabarire ibicumuro byanjye, nanjye se kuko mba nababariye ababinkoreye, byaba ibya none byaba n'ibyo mu gihe cyashize, kuko mukuri mba nababariye. Ibaze gutyo ndimo kwibaza, cyangwa ahubwo sinjya nanjye mbisabira imbabazi. Wabona nta mbabazi nkenera kuri Yesu, nkajya imbere nkamusukanaho amagambo y'amashimwe, nicyo duheraho, amashimwe menshi. Kuwa ndinze, wakoze kundinda kunyerera, wakoze kundinda inkuba zakubise ari nyinshi, wakoze data ko imvura itaguyemo amahindu, wakoze byose ukayishimira. Wakoze ko duhaye ibyo kurya bya kumanywa n'ibya nijoro, n'ubu ndabona abatetsi urakoze, mwami ndagushimiye. Ariko amagambo avuga ngo mbabarira hana, aho natunze urutoki, aho narebye ntagomba kuhareba, aho nabyo ntare kuvuga, se mama ayo magambo aba menshi mu gusenga kwacu, ntabwo mbizi neza, ariko yarakivuze. Icyo kibaye cya gatatu. Kandi ikindi, ntuduhane mu bitwoshye. Ninde muri mwe baba bazi ko iri jambo mu minsi yashize uriya mugabo babeshye ngo rigire ubutungane, ko bamuhemukiye buriya bamukozeho? Uzi ko iri jambo yarihinduye? Hari abaribonye, hari abantu basomye ikintu. Iri jambo mureba yararihinduye, mu magambo yahinduye ririmo
yaravuze ngo oriyo dodire, aho gusaba ngo ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo yaravuze ngo ubitujyanemo. Ntasomye ngiye ku makuru, hanyuma ngiye muri komenti ngo ndebe icyo yashaka kuvuga, nsanga yashaka kuvuga ngo tutabigiyemo ibitwoshya, ngo tutabiguyemo ari byinshi, ngo ntabwo twagaragaza ko dukiranuka. Gukiranuka kwacu ntabwo kwa bipuruve, ntikwashyika, ntikwaba gufite ubuhamya. Ariko Yesu wavuze atya yari azi umuntu uwo ari we, yari azi umwana w'umuntu icyo ari cyo, yari azi intege nke zacu. Ashimwe cyane. Kuvuga ngo ntaduhane rero, ntuzabandure pa, ntudutererane, ntudusige twenyine, ureke mu bitwoshya tubane, tubitambuke mudufashije. Nicyo Yesu yashaka kuvuga we. Hanyuma rero nyir'ubutungane Papa arabihindura bigira ukundi kuntu, abisobanura n'ukundi kuntu. Muri ino minsi yahagurukiye kugira ibintu ahindura muri Bibiliya, nawe mu musengere niyo yayo, ntawamenya imbaraga zimukoresha izo arizo, ariko Imana yo mu ijuru izagenda idufasha, iha abantu kugenda bamenya ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amaze kubabwira ayo magambo yose y'uko bazajya basenga, ahita afata urugero agiye gukoresha. Ninde muri mwe waba afite inshuti ye? Iyo nshuti ye akayisanga mu gicuku, akayihamagarira igiye ku irembo, urumva no gukomanga. Wenda abana ntabwo muzi ijambo bitaga kuvunyisha. Kuvunyisha byasobanuraga gusuhuriza kure, guhamagarira kure. Watangira kuvugira hariya mu ikorosi haruguru iruhande rwa hino ya Mineduc, yemwe kwa Kayitaba, abo kwa Kayitaba bamwe ukajya guhangarije imwe, ukajya ngo ningo urimo guhangaza ngo uze kunywa. Yemwe kwa Kayitaba, se muraho neza, niko murarya iki ngo tuzeye? Nawe mwaha icumbi, nyumvira gutuka kuri Mineduc. Ibyo nibyo bitaga kuvunyisha. Babikoreraga iki rero mwabantu? Nuko iyo wazaga ukarinda ugera mu myugariro, aferi yose akaba ari muyikorera, banagutereye mu icumu, intumbi iguye mu myugariro ntiyaburanwaga. Intumbi iguye he? Mu myugariro ntiyaburanwaga. Igerageza kuyisesa, igerageza kuyurira, umuntu uguye mu myugariro ntabwo yigeraga aburanwa. Bamurikiraga aho ngaho mu gitondo, bakaza akaba ariho baragushira, kuko imyugariro nyine niryo rembo ryo kurinda, nibwo burinzi bwari buri. Kirazira kuyinjiramo rero nyirayo ataramenya uwo uri we, naho kuvunyisha byaturutse. Hanyuma rero uyu muntu twaba twumvise ijwi rye, kwa Michel baba bumvise ijwi rye, agasanga bamumenye, bumva bakirikeka bakinuganuka bataramenya ibyo ari byo, baturinde se, urinde ngo twicumbi. Ukivuga ibinyakuri kuri zigira inshuti w'amahato uturutse Nduba, waza n'ibyo abanyanga ngo muramubona mubyutse, akiyurusa bakakure kugaraba wasimye ku muhanda hari. Vugisha ukuri, uvuge uwo uri we, kandi koko nyir'urugo akumenye, atuma abana bakugururire mu rugo, babyuki bakuzimanire, baguha amata y'inkungwe n'umutsima, dore ko batamaraga ibiryo. Twebwe muri minsi turacungana n'ibishira, nibyo twavuga mu kanya. Ubu ni uguteka ibishira ku buryo niyo bisigaye bavuga madamu ije tuyawe n'igihe ngo Yesu Kristo. Abana ko bose bakuze murarariza ndahari inshuti iranga. Uwo mwakaraje mu gitondo ntabwo uramugati, ntabwo uvuga ngo mutugoma. Sinshaka ibyo kwangiza. Hari dendera hanga cyane imbata. La. N'igiture kandi gikomeye cy'umugabo kiriyishe. Ntabwo muri neza. N'ijoro rikarishye ribirutse ko Imana yaduhaye. Kari muvunamo gusa twe. Ibintu n'ibisura kubaho rero uzahambire, ntabwo nkeneye
bagenzi umugore akaratunika ahumekera hejuru kubera ngo ibiryo biraye. Nyamara mu gihe cyo hambere ahubwo urugo ugezemo ntusange hari ikintu. Urugo rwamaraga rukamarira rugakukumba inkono yose ikarangira. Ubwo nta rugo rw'abagore. Abamama bo hambere yemwe bana niba mutazi umudaho, tegeko nuko umugore nyamugore ufite uburere wakuriye mu biryo mu gihe arimo kwarura aragira atyo umudaho uteye murekuruka gutya agira utuntu agira ahantu umwe aha mu ibondo ry'inkono hano adutsindagiza akadaharya aturuke hirya yatwo na hano hino yatwa kukumva ariko utuna dushyira yatyo ngo adushyira ati nk'ubu hagize uwinjira namugira n'ubwo burere nuko Imana yari yaragize abantu bayo. None iminsi iratwishe buno kubimariramo rimwe hanyuma kuva arengera isaha ntiyarari mu mubare. Umva iyo gahunda ariko iyo teolojiya ni ndabyibuka niga sociology yarandyoheye Imana irandyohera wesa numva sociology irandyoheye we numva ni isomo ryiza abapastori bakwiga abadiyakoni bakwiga ariko none twiga ku wa kabiri ku wa gatanu hakazemo ekonomi kandi nkasanga nta sosho irimo. Nza kwibaza ko nk'umugore w'umusosiyali iyo ashaka yini mu economist babyifatamo bitekwere. Yesu we umusosiyali rero baba yumva abana bose b'iwabo aho yashatse n'ahavuka babasuriye kandi bahahuriye kuri we ni sosho. Duseka tuve mu cyumba twese tudandure hehe muri sako urumva kandi uwo munsi twe kurira mu isorori dusuje ku isiniya yewe dusangize. Umugabo w'umwekonomist waragira ati ahubwo ntibarare dore ngiki tuye ku kazi buri wese umuhaye guteka kuko yabasanga natabategereye umunsi bakarara icyanone n'icyayi cy'ejo n'ibyakumanywa bihenze ku rutuki itiki mada akira ubabwire nsange bose ni nayo mpamvu siga abo basezeye ati muzabasuhuze musuhuze bose babwire muti wenda nyuma wenda y'icyunamo yazaga akabareba naho kumbe kiragira ngo bagende. Ni ekonomiste ari aha ngaha kandi umusosiyali yagiraga tubundi ejo nibwo twari kuganira umuntu akavuga iryamwisobye none arabirukanye. Ibyo bintu mubyumve mubishyire mu mwuka hano wacu w'abantu b'Imana w'abana b'Imana. Ati uzi kuko manze nubwo yavuga ngo twaryamye nge n'abana twese twaryamye twanasinziriye twamaze gufata agashyuhe oya rwose mbabarira kwinginze. Ikintu cyantangaje ni uko ngo imitsima ibihari amubwira gutyo ngo imitsima ihari hano byanditsemo kuvuga ngo imitsima irahari ko mu by'ukuri twaryamye imitsima irahari ariko twaryamye yewe dore singa ibiriya nshuti yanjye mpingutseho ivuye mu rugendo none nkaba ntafite icyo nyizimanira uwo muntu akamusubiza ati windushya namaze kugarira ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ako kantu kavuga ngo sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe karavuga ko ihari rero kose hari umuntu utumva ubu se ndebe nkubeke ngo ntayo mfite birahari ko ntayo nguhaye twaryamye. N'uyu munsi none hari umuntu usaba kandi iyo umuntu yatoboye agasaba Mana Imana imbabarira agende hagira umuntu usaba rwose sinkamuvaniremo aho ngaho. Umuntu watoboye agasaba
mu Kinyarwanda iyo utagize icyo ukora babyita kumwumvira ubusa. Imitsima ariko simbyuka, iri ariko simbyuka. N'ubu baracyariho bameze gutyo. Amafaranga arahari ariko hari ibintu buriya mudakwiye kujya musubiza abantu babasabye. Ye mumbabarira rwose ndabasabye kambafashe. Ukabwira umuntu gufunguje akubwiye ko agiye kuraza abantu busa, umubwire ko amafaranga muyaguze amapine y'imodoka. Icyo gose no kumushyira ahandi hantu, ubu mujyanye ahandi hantu uramuratira amapine y'imodoka se. Aye mapine karemano n'ubu ntago arasaza. Umenye ko umuntu afite amapine kandi murebe igihe amamodoka yanyu mwayahinduririye. Twebwe ipine yacu data yaduhaye na n'ubu ntago irasaza. Nimvuga ipine simvuga izo nkweto zawe, kuko nazo muzi ko zihengama. Ndavuga ibirenge byagenze kuri Muhazi bigafata Rwesero no mu gicaca cya Karagari bikazamuka ku Iruzizi bigahita hejuru muhurana rumuri bikamanuka Ndatemwa bikanyura Kizigo asha bijya mu nka ahantu Karangazi cyangwa Kamate mu Kayange yo ngiyo biragaruka n'inkone yabyo amabuye bijya gutya biyaraho inyuma mubigenzi Jean Rubingo niramera abaforongo mu monoka Shyorongi muhita kuri Yanze muragenda ca no kongera Ngarama n'ibirenge n'ipine y'Imana no kuma na n'ubu ngubu ntabwo barayandikira. Mure ku Imana yenye bikomeye cyane ibintu Imana yaremye yakumva. Nta muntu ndabona ikirenge cyashiranye. Muzajya mu byaro murebe muzasanga amasuka yose yarashaje, za rugori, za majagu, musange umuhoro urashaje, musange uruhabuzo rwarashaje, musange inshoka irashaje. Ariko nimurebe ubusuka bw'Imana igihe bwahereye, ibisheke, imyumbati, igutu ko tutarabudufuniza cyaragunzuye byariye ibihiye ibibisi bya ngwiki. Uzi imifupa mwanyunyuje amagufa haye mukoca ngo banze, hari n'abantu bazi kurya gufa neza rero kumva ari kocoye. Ariko dusuka tw'Imana turahanga ntacyo turataka no kw'Imana. Hanze ahangaha mpure zashiririye n'ubu mukanya umushoferi wanjye iyanjye barayikubise bati bamututse muri bari mu Rubavu mu mutwe gutya baramukocora amatara rwose. Ubu ngubu yagiye gukoresha ubu sinzi ukuntu ntacyo wazanye yawe nuko sha Imana ishimwe ko wazanye yawe. Ariko aha hari bwa mpure bwa Nyagasani ureba ahangaha batararamburasa na gatoya kuva wabaho bwarebye nijoro ureba hatabona, bwarebye ku kwezi ureba mu mwijima, bwarebeye ku itara rinini ureba kuri itamurika neza utureba. Ariko n'ubu ntabwo turagusaba guhindura mpure. Kikwereke ko Imana yaremye. Imana yararemye, Imana yararemye bene data. Imana yararemye imbiheraho ngavuga ngo Mana uri umuremyi kweri. Haleluya. Yesu arakomeza abigisha gusenga, arangiza arababwira ngo ndababwiza ukuri n'ubwo uwo muntu atayimuhera ko abishaka. Mu nyumva aho ngaho atamuhera iyo mitsima ko ashaka kuyimuha. Umva n'ikindi Yesu yavuze, ntanayimuhere na bwa bucuti basanganywe, kuko bwari bwanze igihe amuhakanira burya bucuti bwari bwanze. Igihe amubwira ngo twaryamye iby'ubucuti byari byanze burya ngo ariko azagera habyutswe nuko amutitirije urujya ruhonde inkonji n'izuruha ashaka ibuye haruhonde ntabwo ntaha rwose. Ubusa abantu babanira ikintu kuri kw'Imana ubona ni buri mbya ko ntayihari. None ndata kuryama byuko umutsima nihera umushyitsi oshi honde
aha mbibutse ko nanone kwagutitiriza, haleluya, no gushaka icyo wondesha cyane no kuvuga uti ntaho njya, nanone abihere ku bucuti kameme. Ntabwo ari hose si hose wajya, ariko si na hose wakora ibyo. Gutitiriza no kugira utumva oya yewe ubanza urimo kunyinisha hafi, reka ntabwo ngenda ni hahandi nanjye sinuma musinzira ibuye. Ubu ndaza umushyitsi ubusa ufite imitima aho ngaho izatora uruhumbu nk'umutsima, ati natabyutwa n'ubucuti, ntabyutswe n'ubuntu, azabyutwa nuko umutitirije. Haleluya! Maze iminsi nibaza ngo ariko kuki Yesu hameze nk'urimo kuduhatira gusenga se? Araduhatira gusenga se cyane, ariko none wajya kureba ugasanga nase ngo akunda abantu bamusenga, unyumvire, bakunda abantu bamusenga, bagaturuka muri Asazo basenga, abandi muri Gezo basenga, abandi bagasengera mu myobo no ku misozi, abandi mu rugo, abandi bagasenga no mu mvura nk'iyi bakamusenga, ngo kandi igitangaje akabumva bose. Ubwo rusaku rero Yesu ngo arukunda, na Sara arukunda, akunda kumva abantu benshi ngo barimo baza aho ari. Niyo mpamvu bivuga ngo ni we Mana yumva ibyo usabwa, abantu bose bazajya baza aho uri. Imana ishimwe. Donc Imana il est fier, yishimiye kumva abantu bayambaza, birayinejeje kumva abantu bayisenga. Amen. Biranezerwa yumva abantu bayihamagara. Izina rye rishimwe cyane. Mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Haleluya. Kandi musabe muzahabwa. Ziringisho za Yesu. Ubundi ijambo gusenga ndabyibuka kera tukiga gatigisimu, baratubwiye ngo iri jambo rifite definition imwe ku isi hose. Gusenga ngo ni ukuganira n'Imana. Niyo definition yaryo ku isi yose, mu ndimi zose. Kandi gusenga ni iki? Ni ukuganira n'Imana. Point. Ntugire ibintu ushyira hirya yaryo, ni icyo ngicyo. Noneho ndimo nsengereza inyigisho ngo tuziganireho, naje gutekereza kuri iri jambo ryitwa kuganira n'Imana. Hanyuma rituruka mu mizi nibaza iryo jambo ubwaryo kuganira. Wenda tube turetse kuvuga kuganira n'Imana, ubundi no kuganira n'umuntu ubwabyo bisaba iki? Kuganira n'umuntu bisaba ngo mubonane. Iyo niyo first step, niyo ntambwe ya mbere. Kugira ngo uganire n'umuntu bisaba ko mubonana. Hataraza ibingibi by'itumanaho ngo mwari kumbaza mutse ni ukubonana face to face nyine mbona nkubona. Ariko n'ubu ngubu itumanaho ryaje kugira ngo uganire n'umuntu nuko nyine umuhamagara akaboneka akakwitaba. Twibukiranye ko hari igihe uhamagaye akakwitaba akubwira ngo yewe ndahuze ihangane tuze kuvugana nyuma. Ihangane ndahuze tuze kuvugana nyuma. Kandi uwo rwose akubera imfura cyane, iyo kwitegeka akabikubwira. Hariho n'uyirya urwara gutya gahamagara gasone gusa yakwikuraho umwanya hakaza utumesaje mwana tubonye tuba turi program mu telefone biza tuza ngo I call you later, ndaguhamagara nyuma, utuntu ngutwo I'm in a meeting, utuntu ngutwo ariko uyu muntu iyo akwitabye akaboneka muraganira. Bivuga ngo ikiganiro cyose gisaba kubonana, byaba imbona nkubone no kwitumana nk'iri ngiri, akaboneka nyine akagutega amatwi nawe ukavuga. Kubonana kose rero, kubonana kose kuri uburyo butatu. Kubonana kose kugira uburyo butatu. Ushobora kubona umuntu yaraguhaye rendez-vous,
wowe iyo ugiyeyo uba ugiye gusaba randevu, ariko wowe uba uri muri audience. Hari audience rero, hakaba randevu, ariko hakaba na urgence. Ubwo buryo uko ari butatu buremewe, burakora mu Rwanda n'ahandi, burakoreshwa kujya kureba umuntu umushaka cyangwa kujya kumwitaba agushaka. Mbonye ubusobanuro bwiza butomoye busobanutse. Kujya kuvugana n'umuntu agushaka, kujya kubona nawe ari wowe umushaka, icyanyuma gikomeye kujyayo ari urgence. Ari we ntiyagushakaga, nawe umaze utaramuteguje, ariko habaye ibyihutirwa. Urgence rero iremewe mu maserivisi yose. N'Imana ni nk'uko. N'Imana yacu, kubona kwacu nayo, hari igihe biba ari wowe ugiye kuyishaka, hakaba n'igihe nayo igushaka. Aha muri biriya birimo nariteguye, nari bateguriye tuzabiganira muri iyi minsi tuzamara. Uzaganira n'umuntu muri aba bantu b'inshuti zawe, mubana, musengana, muganira hafi ya buri munsi, wumva arakubwiye ati muri ino minsi ndumva nshaka Imana, muri iyi minsi ndumva nkeneye Imana cyane, nubwo amasomo angose, nubwo inda ntwite itanyemerera gufata ibyo gusenga, nubwo imyaka ari igihe cy'ihinga cyangwa cy'ibagara, ariko ndumva nshaka igihe cyo kwegera Imana. Undi akubwira ati akazi ni kenshi, ndi mu matariki ya nyuma y'ukwezi, turi mu maraporo, ariko ndumva nshaka gusenga Imana. Mbese bigiye bibaho namwe? Icyo kintu kikuzura, kikaza kukutoroka, kikakurenguka, kibwira n'abantu, kigaruka nk'amarangamutima yawe, kiba ari ukuri buryo kuko ushaka Imana pe. Kandi uba wumva warashyize ku murongo ibintu uzayibwira nuyigera imbere. Amen. Ko ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri, uzumva ubuganira n'abantu, wumva umuntu arakubwira ngo muri ino minsi maze iminsi numva ijwi rimpatira gusenga. Ubwo noneho byahindutse ijwi riguhatira gusenga, nuvuga ko Imana hari ukuntu igushaka, hari ukuntu Imana igukenera hafi yayo, ugasanga nabigutumyeho, ugasanga uhuye n'umuntu w'Imana urimo impano z'Imana kumara biguhanuriye. Imana yambwiye ngo ufata igihe cyo kuyegera imbere, ntabwo hameze neza. Nabyo bibaho rero. None nujya kuganira n'Imana uzagenda ute? Wagombye kugera imbere y'Imana koko uyishaka. Amen. Waranariyimenyesheje kuyishaka, warayibwiye kuzaza, ubye uyihingutse imbere witabye uguhamagara ko wayimaze iminsi guhamagara. Niyo mpamvu umuntu ugiye gusenga yageze imbere y'Imana, umuteza amatwi burya wamenya ibyo yagiyemo, niba ari randevu cyangwa niba ari audience. Haravuga ati Mana, nje imbere yawe, nje gufata ikigingo imbere yawe, maze iminsi ngushaka, ngukeneye kubera impamvu izi n'izi. Hakaba undi rero ugera imbere y'Imana, ukumva indirimbo arimo kuharirimba zose nizo kwitaba Yesu. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza. Ndakwitabye, ndaje, umaze iminsi numva muri giye ko nshaka, ndakwitabye rero. Naho wa wundi navuze mu kanya, wakenshi avuga ngo umpa akanya Yesu nze nkwegere. Mu bingerageza n'amakuba, wewe buhungiro nizeye. Ubwo buryo rero bubiri bukaza buherutswe cyangwa buhatswe n'ubwanyuma bwitwa urgence, ibyihutirwa. Nukuza ukubita umuryango, bene iryo sengesho ryihutirwa. Ntabwo umukristo asabwa kuvuga bya bigwi byose mubwira Imana. Mana y'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ibiguruka n'ibikururuka,
Mana waremye utununga ukatunungarika n'ibibaye ukabishyira habyo, waremye amazi magari n'udusoko n'utugezi n'ibiraga byose. Oya ibyo ngibyo bivugwa n'abafite akanya. Iritabaza ryihutirwa nta nubwo bahumiriza icyo gihe. Urebye uti Mana ngira ngo urabyumvise. Urabyumvise urabyumvise ijambo bambwiye. Mana we nta byadata twese uri mu ijuru. Uyibwira ikigenderewe kandi kihutirwa. Ibyo bintu byose mbabwiye hano muri bira birimo, harimo abantu basenze batyo, kandi kiza gishimishije bajya kubona ukabona Imana ko kwibasubije mu buryo bwihutirwa, kuko yabonye ko n'isengesho ryihutirwa. Ikosa twebwe abakristo tugira ni irihe rero? Mumbabare simvuze ngo n'urubyiruko, n'abagabo cyangwa abagore, n'abasore cyangwa no, ikosa twese muri rusange tugira nuko yihinguka imbere twaciye ibikuba twakabije ngo gira kete, ngo shyira kete untabara undengere, nutantabara nawe uraseba n'umurimo wawe kandi uragawa. Tabara gira kete Mana, birihutirwa urebe nawe. Naho kumva Imana yubwo yamaze kubireba yari yunguruye, isanga nubwo yabikora mu mwaka utaha ntacyo uzaba wabaye. Ariko wowe waje ufite ibikabyo n'icyokere cyinshi ngo api, ibyo bikabyo ntabwo bitera Imana ubwoba. Y'Imana yibwiye cyihutirwa, nayo ubwayo birizi ko cyihutirwa, kandi kirangiza nk'ikihutirwa nyine. Kandi mbibereke Itangiriro ibice 24, turebe ko nibura amatsiri y'uno munsi twara tuyigabanyijeho, ntabwo iri burangire, ariko nibura tuyikoreho, turebe ko muri iyi minsi dufite hano twazazugaho zose. Itangiriro 24, duhere ku murongo wa 10. Dusome 24 umurongo wa 10. Haravuga ngo uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose, arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agera ku mudugudu w'Abanahori, apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba igihe abagore basohokera kuvoma, arasenga ati Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Bibe bitya, umukobwa ndibubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho, akansubiza ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe, abari watoranira isa ku mugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. 15 rero, nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miruka mukanahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi, kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko aravoma, aramanuka arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, aramubwira ati ndakwinginze ntutuzi ku kibindi cyawe ngweho. Aramusubiza ati databuja nywaho. Atenga amatara vuba ikibindi cye, aramuha aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguki. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira, adahira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse, kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rw'amahirwe cyangwa ataruyahaye. Haleluya! Nimunkurikire bene data mva aha. Uyu ni Eliyazari umugaragu wo kwa Aburahamu. Mureke gusoma mukurikire. Ni Eliyazari umugaragu wo kwa nde? Wo kwa Aburahamu. Yari umugaragu, nta rindi sano. Nayo mpamvu mujya mwumva Aburahamu yaramusengeye amasengesho menshi akomeye yo kuvuga ngo ibyanjye bigiye kuzaragwa mu Edomu. Ayo maganya ntibirakweganya kandi aho ngaho. Igiro cyaje kugera
aramuhamagara murahiza. Indahiro y'icyo gihe kwari gushyira ikiganza munsi y'ikibero cya shobuja aho aryamye, agashyiraho ikiganza gutya, akamubwira ngo urahirira hano kuzagenda uyobowe n'ubushake bw'Imana, ukajya kunshakira umugeni w'umuhungu wanjye nde Isaka. Mbona uva ngenda nsaza, urupfu rwazagera gutya rukamfata amatwi, none nshakira umugore w'umuhungu wanjye ngende mushyingiye, menye umugeni ashatse. Eleyazari arahaguruka n'iyo ndahiro arahiye, kandi yirahiye mu izina ry'Uwiteka, aragiye. Ngo yerekeje hehe? Muri Mesopotamiya, niho imiryango ya Aburahamu yari ituye. Aragenda agezeyo hariya bita Padanaramu, ngo aza kugera ahantu, niwo murongo twaherewe wa 10. Amen. Haleluya. Agera ahantu apfukamisha ingamiya ze. Iri jambo ryitwa gupfukamisha ingamiya ze ni nkuko tuvuga guparika cyangwa guhagarika imodoka. Apfukamisha ingamiya ze, azisiga nk'aho ngaho. Mwazi umubare wazo ngo zari zingahe? Zari 10. Urumva zari nkeya? Ubwo hari mwimutwaye n'izindi ngo zitwaye ibintu twakwita ngo ibisabisho byo muri ino minsi. Urumva ukuntu yaranizeye yatwaye ibisabisho. Ubu ndimo ndibaza ngo iyo ryihutirwa rutumvikana ibintu ko bigarura mukagira Imana. Apfukamisha ingamiya hariya, nawe ashyira ivi hasi. Umva amagambo yabwiye Imana: Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu. Aho yakabibwira ati ndabizi ko ntacyo wewe mpuriraho nawe, ariko ni ibyo ukora byose ubikore ku bwa muzeyi. Amen. Urabizi ko jewe no mu bwoko bwacu ntitukugira ntabwo uri yacu mbese. Ubu byose ureba mpandagayemo ndakorera ya nshuti yawe nde Aburahamu. None Uwiteka Mana ya mucuti wawe, ubu nta kuntu wambihirwe nkakugiriraho umugisha, kureba urugendo rwose twagenze, maze ukangirira neza ubikorera nde muzehe. Ukumva gusenga kwanjye nk'ubu nkiraha nsenga, dore n'isaha abakobwa basohotse kuvoma, wambabariye muri abo bakobwa bagiye kuza kuvoma uwo ndi musaba amazi. Yego, kandi mu by'ukuri ndayamusaba mu buryo budasanzwe. Ninyamusaba akemera kuyamba, icyo ni icyambere. Kandi ntambwire ngo dore ngikiri ikibintu yenu aho batenga amatirya iyi niyindeshe yose rwose ansomeshe. Ansomeshe. Kandi namara kumpa amazi ubwe yibwiriza yuhire n'iki ko ari 10, kandi muziko zimwe zigakorana na zafu zirayanywa zikayatutira zikajya nayo zibika mu ipfupfu. None rero uwo mukobwa uri bunkorera ibyo, amva wa Mana Aburahamu araba ari we wagereye Isaka rwose. Ibyo nubikora kandi nawe urabona aho mfukamye ahangaha muri iki gihuru kuri aya manywa sindi burari. Ibintu birihutirwa mu by'ukuri, gira icyo ubikora birihutirwa. Usenda kuri agasozi ahubwo se hari urwo ngiyemo none ngo mvuge ngo mfite destination nukuvuga nkanya, ariko binkoreye rwose nk'ubu nkamubona nahita ntahada avuga amakuru neza. Kiriho kirihutirwa mu by'ukuri. Aho nababwiriye ko ibintu byihutirwa Imana ibibizi. Bibiliya yatubwiye ngo agisenga atyo. Kera mwiga konjugezo, abiza konjugezo ni bandi hano? Muyibuke se aho kantu bakitaga ngo iki? Participe présent. Kuko naga présent ariko k'icyo gihe ni ka participe présent. Donc harimo présence ya participe muri past. Icyo bivuze. Amen. Agisenga cyo abize ko ngo bavuga ngo iki? Ayant priant. Agise nuko ko Imana ntiyarindiriye ko avuga ngo amina. Mana nishimwe yabaye akibibwira data wa twese
data wa twese kwa kundi kwabera hose icyaha rimwe yikoza kwande kwa Labani abakoze kuri Rebeka ataguruka muko haguruka Rebeka kumazi kuta kuvoma igitangaje kwa Labani habaga abagaragu n'abaja abashinzwe ibishingwe no kubimena amase no kuyakuka bashinzwe amazi no guteka abashinzwe inkwi ariko umukobwa Imana yavuguse mu isengesho kandi ryihutirwa nyine bayahagurutse ashyira ikibindi ku rutugu haba hagiyeho mu rugo basigaye bazitemba aya mazi ya Rebeka icyo azazana muzagifatisha mu maboko yombi aya mazi yereka kuri aya manywa adasanzwe avoma uyu muhamagaro wa Rebeka wo kuvoma kuri iri zuba turatumenya ibyawe abaragiye kuko akigera ku mugezi amen oh haleluya ubwo Eleyazari yumva hatiwe kuba ari we yasaba iki amazi ngo yamuha kwa kundi atenga amatiye ikibindi arangije ngo yumva aribwirije ngo icara uruhuka nuhire nk'ingamiye icyo biratubwiye muri uko kujya kudahira yongera agaruka asuka mu kibumbiro asubira yajya kudahira azana Eleyazari ngo yamwitegereje acecetse arimo yose riva akomeza kureba ukuntu urugendo rw'Imana yaruhaye iki amahirwe nshuti zanjye witeka ziryihutirwa uzarisunika urebe ryihutirwa azarikoraho mu buryo bwihutirwa Imana nishimwe ubu hari umuntu ushobora kuvuga ati kuse ko ibimenyetso bigwira nk'umuntu w'umugabo ikimenyetso cyo gusaba amazi icyo kije gite umugisuzugure ngo mukitanye n'ajya ndi musaba bijyanye bidashinga byo muri ino minsi ngo man ngo dore ngiye gusura Jacqueline ningira ngasanga arimo aroga karageze ku bintu by'igikumu n'ibyo ngibyo umuntu urimo koga wese ntago ari busigino y'igikumu yariheraho yaryoza nyuma ariko ari buryoge ubwo ni ikimenyetso nawe ngo urasabye koko dusaba ibimenyetso bikaze aho ikirere gikomereye mu cyumve imiryango yose yagiraga yayo mazi mwumvise ko hari mu mudugudu w'abande w'Abanahori buri muryango wagiraga ayawo mazi kandi kuko byo musoma muri Yesaya n'ahandi babaga bayabika mu bitare bagombye gukorogoshora mugeze mubisoma na n'uyu munsi wa none muri Israeli n'ubu mvuye mu minsi yashize ibikoresho byaho byose ni ibitare yego amajyambere yaraje n'abafite za tanka ibi bigega nyine bibika amazi ariko muri icyo gihe cya kera babikaga amazi mu bitare bagombye kwikorogoshora bibaze no gukorogoshora urutare kugeza ubwo muri rwo uzabonamo ahantu nibura wasuka amajerekani 5 si cyoroshye tuzanye anteroma zaho ntago bacukura ni ugukorogoshora urutare bakazabonaho umuntu w'umugabo yaryamishwa bagashyiramo bagapfuka bagatereka hariya ni uko imva z'i Yerusalemu n'ahandi zimeze noneho ya mazi bamaze gushyira mu rutare bakorogoshoye bakagenda bagashaka ikindi gitare kiri plat kigase uko mu Kinyarwanda bakagiconga bakagitaye mu Gifaransa bakagitaya par mesure birefera ku ngero zikibita amazi ku buryo baza bajya gute bapfukaho rwose bihura neza iryo buye rero bapfundikire kumva naryo ni ibuye
mbere batarashyiraho isaha yo kuvoma y'abakobwa, abakobwa n'abahungu bavomera igihe kimwe. Hanyuma rero kuva kera, si ibya none, mutagira ngo ni ibya none, kuva kera abagore n'abakobwa muri abanyantege nke. Murabyemera se ahubwo? Muracyabyemera? Muracyabyemera ko muri abanyantege nke? Ubu mwese nubwo mwambaye isarubeti mukajya hejuru y'inzu, hanyuma mugafata za imfunguzo mugafungura amapine y'imodoka, ubwo muragira ngo wenda mwagize imbaraga zingana nk'iz'abagabo. Ati na n'uyu munsi biracyabananira, kandi rero ntimukabyishimire biriya, ni iminsi imwe ibaruhije. Mutazajya ngo mubyishimire cyane mujya ngo ni ibintu byiza. Mu bintu bibiri bavugaho biriya ntibirimo. Bibiri bavugaho kuruhuka, mugakora ibyo mubashe mukaruhuka, mugatungwa, mugafashwa neza, mukitabwaho. Itangiriro 3 niko handitse. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azagutwara. Namwe aho mubyangiye nyine nibwo murushye. Ubu iyi mvura hari abatayuganye bagiye Nyabugogo. Kurira Jaguar na Trinity na nta kindi kijyayo. Imbere harimo amakabutura nk'atatu n'amafurongo nk'ane, nyuma hari igipira gifungiye hepfo hariya nyine uri kuva kwiproteja. Ni hahandi uri proteje, uraproteje n'umunwa se, n'umunwa se urawubika hese we. Ni hatari. Iryo joro ubundi ntabwo wari ukwiye kurigenda burya. Ni iminsi y'imperuka bakozeho, ariko ntibabonye kurara urugendo. Kurara ingenda ninjye wari ubyandikiwe. Ejo nkaza unduhura kuko wowe utarushye. None aho twaruhiye twembi ni mugume hamwe. Mugume hamwe. Ibi nubwo washyira kuri televiziyo nabivuga. Ntandushye ebyiri zikwiriye guhurira mu rugo. Nkwiye kuza ndushye kuko ninjye Imana yawushandaza mu rugo. Ariko ugasanga hari umuntu uri bien posé, nyakira umbwira neza, unsengera agashima Imana. Nkararira amasengesho ye. Yashaka nkora massage guturuka mu rwara, akamasa gatsinsi n'umutwe wose uzamuka ahangaho urya akawumasa. Yaba bizi yaba atabizi nta kiganza kikiramvura. Nuko mukundi byajyaga bigenda. Banyira mama wanjye n'abakobwa yajya kuvoma, akarwana na ryabuye ripfundikiye amazi, rikamunanira saa 4 yose, saa 5 yose, saa 6 yose byamunaniye. Mukanya haba haje rufangura igisiga. Rufangura ati byakunaniye, ati byanze. Ubusageze nkarya saa 4 ndanga maze. Yesu Kristo. None ingingo z'amakuru zije saa 6. Ubusayo mazi aracyakoreshejwe. Sinajya ku mufuniko wananiye kuwukuraho. Ngahigira higira. Ijya ngukuje. Ariko ndamara kuwukuraho wishyure. Si ubwitange. Mara kuwukuraho ugira ute? Wishyura. Ngo nishyura iki? Ndakikubwira aho gusa apfa kwemera ko wishyura. Uri wishyura? Ndishyura ntacyo. Akawuvana ku kirahati ngaho voma. Kandi koko warangiza kuvoma ukagira ute? Ukishyura. Wishyura iki? Wishyura wowe ubwawe. Wowe ubwawe uri inyishyu. Abakobwa barahashirira, abari barangirika, bazira iki? Amazi yanandanye n'umufuniko. Muri Israheli ariko n'ahandi niko byagombye, umwana w'umukobwa wese wangirijwe ubwari burya barishyana mu muryango. Inama z'imiryango ziraterana icyo gihe cyabari abagabo nyine kugira ngo zikemure ikibazo, zishyiraho amasaha yo kuvoma yabo. Abahungu ukwabo, abakobwa ukwabo. Uko byagera kose n'ubwo abanyantege nke, ntabwo batanu bazabura kuryivangiraho. Batanu
bazaryivanaho kandi nta wishyuza undi, nta wishyuza undi rwose. Babona ikintu gikemuye ikibazo, barakishimira ko inama yabo igeze ku mwanzuro ushimishije, ariko bahita bafatamo indi myanzuro ikomeye mibi yitwa kwimana amazi. Dushingiye ku bakobwa bangiritse, ubu babaye ibiporoporo, babaye ibigarasha, baguye hehe? Ku mugezi. Nta mugabo nubwo yafite ubwangu bw'uruziga cyangwa bwa zero futi, nubwo yagira umutonzi cyangwa uruhanga rw'uruhanika, nta mugabo ukwiye guhabwa iki? Ni abagome. Uwo mujinya n'uwo mwanzuro rero, Eleyazari niwe yagiye gushakiramo umugeni. Yagiye gushaka umukobwa hari icyo kibazo, avuga ati Mana, ikimenyetso ugiye gushyira imbere, nawe urabizi ko kitoroshye, ariko nanjye niho nzakubonera. Umukobwa azasaba amazi akayama yishimye, ntabwo ujya byoroshye, kandi akayama atenga amatiyo, yarangiza kuhira n'ibi bintu ingamiya. Wenda utwanjye two ni ukurama igihaha sinzarenza litiro, ariko si nk'ingamiya 10 azaziha amazi, amva azaba ari uwo nta kindi gusabye. Niyo mpamvu yicaye agira ngo arebe ko azuhira koko. Yunamutse ku kibumbiro, ahita amwambika iki? Impeta ahangaha, mwe bita bague de fiançailles, kamwe bashyira ahangaha. Abakamusetsetsemo maze umwana w'umukobwa yikorera icyuya arataha. Intoki ataha yazigaritse atya nk'izirimo ishitu, azitwara cya ngo azihingukane mu rugo. Musaza ati niko ye, niko ma, izo ntoki wagera turya zabaye dore mbese aho kandi nakake bakwambitse, wakambitswe nande? Ntago munsi. N'umugabo wansanze ku mazi gutya akakanyambika, nawe umusaza we akabazi ko umuntu bakambitse aba yafashwe, abaze ku ngufu mama oya, aba yabaye uwundi. None se abana barakubagana rero, hari n'abadusesekamo nta n'uwayimwambika. Hajya hise cyangwa urutoki, mbona ko mu gikumwe hano harya ishyiranga kandi ntawe yimuhaye. Nawe ni muzwa mwamwica ubukwe basha, kunyama mwamwica ubukwe, yawitonda bazakagushya. Nuko nibwo mubwiye ati niko se muko cha ajya ngira ngo warajijutse umaze gukuruciye akenge, naho nibyo byawe. Umuhungu waguhaye bene aka kana kakakwambika ntabwo umusigaye, rekura muza ukamwereka umuryango ihute vuba. Reka ati ngahura bagenzi banjye, ubu se ndamusanga kiriyo koko, naho kubera ibintu by'Imana byamutegereje. Imana niba ari uwanjye rwose ansanga, nanjye ntabwo ngende Eleyazari ndatabaze ntangiye raporo. Niba wabikoze Imana birangize neza birononsore, mbega ngira icyo ntahana. Abarasanga icyicaro ngaho barazamukanye, ageze mu rugo bamuhaye akanya risobanuye. Amen. Harabaganije ababwiye amakuru y'urugendo, ababwiye amasengesho yasenze. Ubwo ubonye ko amasengesho ntibuburamo, abwira ko yasenze n'icyo yasabye Imana, ati icyo yakinkoreye. Bene urugo nabo bumvise koko umukobwa yatanze amazi, siyo gusa kandi yuhiye n'iki? N'ingamiya. Koko urenga ku myanzuro twafashe sha, utanga amazi utyo umuha yo kunywa, umuha n'ay'ingamiya ziranywa ziruzuza. Umva yemuhu ntacyo twongeho mama, ikigaragara cyo nuko ibintu byawe biri mu Mana. Okay, niba biri mu Imana rero nimusezere umugaragu w'Imana amahoro ngire nte ntahe njye kuvuga amakuru neza. Nuko ariko natumva niba munyemereye ni mu mpamagaro twavuganye mu mumbarize. Niyo mpamvu itangiye 24 umurongo wa 58 haravuga ngo bahamagara Rebeka, baramubaza bati urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati turajyana. Siko handitse? Nikorere uyu mugabo wabonye uyu munsi muhuriye ku mugezi murajyana? Turajyana. Uriya abakobwa mbabonamo ubutwari, jyewe mu by'ukuri mu mbabarire ndivuge, abakobwa mbabonamo ubutwari bukomeye kandi bikaremana. Ni baremanywe n'ibyabo,
kumva babwira umukobwa nk'uriya wicaye hano kuva yabaho ashobora kuba atararana n'umuhungu yavuka, ariko kumva bari kuvuga ngo uyu munsi urajya i Rwamagana uri butahe kandi ntabwo urara muri salo, ikintu kireshya nkanjye cy'ubwanwa bwapfutse umunwa kitajya kinagogosha n'aba nanjye ngo urinjirana mu cyumba nacyo. Abana b'abakobwa ni intwari cyane, uzi ko wagira ngo bafite umuhamagaro wabyo, wagira ngo birimo umuhamagaro, kuko ntabwo abagabo bari ahangaha ubwo ugiye uvuga uti nanjye se ko bavuze ngo ngende ngo ndari n'umuntu ntarana n'umukobwa n'abaho. Mujye mumbabarira. Ubutwara Imana yahaye bashiki bacu abangaba burakomeye. Impamvu uvuga ngo bize umuhamagaro ni ukubona bimurimo kandi ukabona bikoza bikunze, azi n'inshingano agiye kubahiriza zirimo kumwitaho, kuzabyara, kuzarera, byose Rebeka arabyemera. Amen. Bivuye mu isengesho ryihutirwa. Eleyazari yasengeye ahantu ku gihuru, Imana ihita igira ite irisubiza gisenga. Uwiteka nashimwe cyane. Imana yacu yumva gusenga kwacu, ibyihutirwa ikabikemura nk'ibyihutirwa. Ndajya mu dusenge Imana, dusige akandi kanya k'ibigomba gukorwa mu nzu yayo, tuzakomeze ejo. Turacyafite abantu hano basenze amasengesho yihutirwa, tuzareba n'abasenze ya randevu na ya audience, ntacyo Bibiliya itavuze. Ariko gusa uyu munsi dutahane ko Uwiteka Imana yacu ari Imana izi kumenya ibyihutirwa ikabikemura nk'ibyihutirwa nyine. Urabizi nawe ko hari ayo wagiye usenga yo gutabaza byihutirwa ikagutabara. Duhaguruke dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umakanya Yesu nze mwegere, kuko naniriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara, ntabwo Mwami ujya umpa amahoro. Umakanya Yesu nze mwegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu turagushimiye. Iri ni ijoro ry'umunsi wa mbere w'icyumweru ku itariki ya 2 y'ukwezi. Ndagushimiye ko uduhaye kuribonekaho mu nzu yawe. Izina ryawe nirishimwe. Utubashishije kuboneka mu mugambi itorero ryawe ryanoganije nawe, murawupangana muwushyiraho, kuko ndabizi si bo bonyine babikoze, wari kumwe nabo mubitunganya mubitegura. Abo bashishije kuboneka muri uyu mwanya bagushimiye, kandi ngushimiye n'ijambo ryawe twumvise ritumenyesheje uburyo bwo gusenga. Ndabigushimiye Kristo n'uburyo wigisha abishwa gusenga, kandi ukababwira yuko umuntu utitirije n'ubwo watitirije yaba yamuhangaranye, ngo ariko azabikorwa no gutitiriza rwose. Natwe rero turi imbere yawe, turi imbere ngo dufashe, turi imbere ngo turengere, turi imbere ngo turwanire kandi dutsindire, turi imbere ngo dutabare ahakenewe ubufasha bwihuse, ubuduhe kugira ngo uru rugendo turugende neza kandi tuzarusoza amahoro.
ndetse dushobore n'umurimo wawe duhamagariye. Fasha abana bawe rero bashiki banjye na bene data bumvise iri jambo, ubabashije kuba imbere yawe kandi bajye baza imbere yawe igihe cyose bahuye n'ibibaremerera, bajye baza kuko ni wewe wenyine utabura uko ugenza. Abantu bo birabashobera bakabura uko bagira, ariko wewe ntabwo ujya ubura uko ugira. Urakoze rero ngaho bitwigishe tumenye gusenga uko bikwiriye, tukwegere nawe uzatwegera, turwanye Satani nawe azaduhunga. Utweze amakosa yose, utubabarire ibyaha byacu n'ibicumuro, kugira ngo dusenga ujye utwumvira, kuko ijambo rivuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko amasengesho y'abakiranutsi arayumva. Urakoze ngo twiteho muri byose, kandi umugisha ijambo ryawe mu mitima y'abaryumvise, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.